Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku bubyeyi bwa Bikira Mariya, ariko kandi ntabwo twibagiye ko turi mu mashimwe. Bijya bibaho ko Nyagasani Yezu atuganiriza akabanza akatwereka n'ibindi twagombaga kumenya, ariko bidahagaritse urugendo rugana mu ijuru. Hari umuvandimwe wambwiye mu minsi ishize ati izina dufite ni ryiza ry'abagenzi bagana mu ijuru. Ni ryiza koko dukwiriye kurifata tukarigira iryacu. Ni ukuri turi abagenzi bagana mu ijuru kandi twishimiye uru rugendo turimo ndetse naho tugana turahishimiye. Twongere twibukiranye yuko uru rugendo tutarukora ku ngufu, ahubwo ni ubushake bwa buri wese. Abavandimwe tugana mu ijuru rero, ni ukuri dufite icyifuzo cyo kuzaritaha, kandi buriya iyo wamaze kwifuza uranashobora, kandi iyo washoboye nako iyo wamaze kwifuza uba ufite n'ubushake, kandi iyo ufite ubushake burya n'ubushobozi buba bwaje, kuko gushaka niko gushobora. Nuko rero turashaka kuzajya mu ijuru, turi guharanira kuzajyayo, kandi inzira itujyana turayizi, uburyo tugomba kwitwara kugira ngo tugereyo turabuzi. Mu by'ukuri nta na kimwe gihishwe amaso yacu, icyaba gisigaye cyaba ari kimwe, cyaba cyitwa ubushake bwacu. Ubushake rero turabufite, kandi Yezu ubuduha arakomeye. Tugiye rero gukomeza aya magambo meza arebana n'umubyeyi Bikira Mariya. Aya magambo si ubwa mbere tuyaganiriyeho, si n'ubwa kabiri, yewe ni ubwa kenshi, ariko nkifuza yuko kuguma kuyaganiraho ntacyo byaba bidutwaye. Nkifuza yuko n'undi uzayumva n'andi masekuruza azayumva azasanga yuko aya magambo ari mazima. Bavandimwe tugana mu ijuru, iyi vanjiri ya muri Luka umutwe wa mbere n'uwa kabiri batubwira ivuka rya Yezu, ivuka rya Yohani Batista, mbese batubwira ivuka n'itangira mbese ry'ubutumwa. Ariko kandi nubwo bari tubwira si ubwa mbere turyumvise. Mu gihe cya Noheli rwose nahangaha tuba twizihiza, ndetse abenshi tukaba tuzi ko Noheli ari umunsi mukuru rwose, tukarimba tukarya tukananywa, ariko rimwe na rimwe tudasobanukiwe iki ivanjiri itubwira. Abagenzi rero bagana mu ijuru, ntabwo Yezu yashatse ko dukomeza kugenda buhumyi. Niyo mpamvu yavuze ati rero bana banjye muri mu buhumyi, none ndashaka kubahumura. Atuzanira izi nyigisho zitaje gukuraho izindi dusanzwe tubona, ahubwo zaje kuzunganira. Kunganira rero, iyo umuntu avuga ati ndakunganira, ni ukuvuga ngo usanzwe ufite ibyo ufite, ariko azanye nawe akandi kantu. Ashobora kuba azanye gatoya rwose ugereranyije n'icyo ufite kinini, ariko ko azanye nako wari ugakeneye kugira ngo utere intambwe iruse hahandi. Rero Nyagasani yazanye iyi nyunganizi y'iri jambo kugira ngo agusobanurire ku byo wari usanzwe uzi, cyangwa se ku byo wari usanzwe wumva ariko utasobanukirwaga. Iyi ni inyunganizi rero. Nyagasani Yezu aradukunda. Ngewe numva igikomeye cyane uyu munsi ari ukumva ijambo tubwirwa, aho kugira ngo dukomeze gutekereza ku magambo y'ibyahise, dukomeza kureba ngo ese ngo oya buriya hari ibintu byinshi cyane tugomba kubanza gutesha agaciro muri twebwe. Buriya rero Sekibi ni umugome, aranatwanga cyane. Nyagasani Yezu ajya adutegurira ibiryo biryoshye, ariko Sekibi akaza akabituvangavangiramo, ndetse agashyiramo ibintu bibi kugira ngo tutabirya. Ndibuka igihe kimwe nagiye gusenga, ndi mu butayu nsenga, Yezu anyereka abantu basenga, ariko anyereka bose bashonje kandi bafite amasahani y'ibiryo binaryoshye rwose. Noneho rero Yezu arambwira ati bariya abantu ko uruzi bashonje, buriya Sekibi niyibatera kutarya. Ibiryo birahari, biraryoshye kandi birahiye, mbibagabura bihiye, ariko Sekibi kubera uburangare bwabo, Sekibi araza akabavangavangira, akabashyiramo ibigazi, akabashyiramo ibibozi. Anyereka muri ibyo biryo harimo umucanga mwinshi cyane. Muvandimwe rero, nuwakugaburira ikiro, wenda reka tuvuge ikiro cy'ibishyimbo niba unabikunda, cyangwa se ikiro cy'inyama, ariko muri cyo akaza akajugunyamo inusu y'umunyu.
ntabwo waba ukibiriye. Uwakugaburira ibiryo byiza akibishyira ku isahani akaza hejuru akaminjiraho uriya tuminjira umunyu mubisi akaminjiraho umucanga, waba utakibiriye. ngo kuko Sekibi ari kugenda atesha abantu ibiryo Imana yabatekeye. Abantu rero bari guteshwa n'iki? Bari guteshwa n'ibintu binyuranye. Hari ibintu biri kugenda, mbese Sekibi ari kugenda yitwaza kugira ngo aminjire umunyu muri ibi biryo ube mwinshi we kuba utakibiriye. Ari kugenda rero ashyiramo ikintu, ni ibintu bituruka ku muntu ku giti cye, kuko ntabwo abantu bose basenga ariko bananiwe. Biraturuka ku muntu ku giti cye. Icyemezo cyawe muvandimwe ufata ku giti cyawe nicyo kiri buze gutuma ibiryo biribwa cyangwa se utabirya. Hari abantu benshi rero bafite ikibazo kimeze gute? Hari abantu benshi bafite ikibazo cy'uko barangaye. Mu by'ukuri uragenda ukajya mu misa ugasenga, ni byiza nta kibazo, ariko wamara gutaha ugasanga wapi ya nyigisho wahawe nta kikumariye. Ugasanga gutsinda kamere biri kutugora. Ibyo rero ni bya bindi bivuga ngo Nyagasani yagabuye ibiryo rwose utashye ubifite, ariko Sekibi araje ashyizemo umunyu mwinshi kubirya birakunaniye. Kubera iki? Akweretse yuko nta mpamvu yo guhora wiruka nyuma y'abapadiri cyangwa abapasiteri, agakwereka ko nta mpamvu yo gutanga amaturo, akanakwereka rwose abatanze amaturo bikagenda nabi. Mbese hari ibintu byinshi Sekibi ajya akoresha kugira ngo aduce intege. Hari umuvandimwe twaganiriye mu minsi ishize, arambwira ati ariko rero ati ngewe burya abarokore simbakunda, ati abarokore benshi baba ari injiji. Ati maze rero iyo bari mu bujiji bwabo ugasanga ni n'abanyamatiku. Ubwo rero iyo watangiye kubitekereza gutyo, ni ukuvuga ngo Sekibi aba yatangiye kugushyiramo icyunyu cyinshi, akagenda aguca intege akwereka ubujiji bw'abarokore, akaguca intege akwereka ubujiji bwabo, akazagera ubwo akwereka yuko nta n'ikintu cyabo ugomba kumva ko ari abanyamatiku. Undi nawe Sekibi akaza akamusanga akamwereka ko abapadiri wenda ari abasambanyi, kuko icyo kintu abapadiri wenda abantu benshi bakunda kukibashinja. Ngewe ntabwo nakibashinja ko ntabyo mbaziho, ariko abantu wenda barabivuga. Ntabwo ndi kubashinja ngewe, ahubwo ndi gufata ingero, turi kuvugana ku ngero z'ibyo Sekibi ajya aheraho kugira ngo atwicire ibiryo. Ubwo rero padiri akabazwiho icyo kintu wenda cy'intege nke, intege nke kuko nawe ni umuntu. Noneho ugasanga umuntu mwaraje ngo uriya mupadiri ngo ni umusambanyi, padiri akajya hariya kuri aritari akigisha, we bikaba ari byiza, inyigisho ikabira aryoshye, ariko Sekibi akaza akagushyiramo wa munyu akakubwira ati uriya ati ntabwo wamushobora, buriya ni indaya butwi. Ukajya hariya ukajya mu bantu rwose bavuga ko padiri ari umusambanyi, kandi ntaragusambanya, nta n'ibyo yigeze agusaba, ariko mu bantu bavuga ko padiri uriya ari umusambanyi ukaba uri uwa mbere. Ayo makuru rero tugomba kuyirinda bavandimwe. Ni ibintu Sekibi akoresha kugira ngo atubihirize ibiryo. Ibiryo birahari, birahiye, biratetse, ni byiza, ariko Sekibi yagize ishyari, yavuze ati ibi biryo nubirya ukabimira uragira ubuzima, kandi sinshaka kugira ubuzima. Agatangira kuza kukwereka ko ibyo padiri avuga atari byo, ndetse akanatangira kukwereka ibindi. Ubwo rero ntabwo ari ibyo byonyine, ntabwo ari aho honyine. Arashobora kuza muri izi audio ati mbese ati izi nyigisho z'uyu mudamu nawe ujye uzumva. Hari abantu bashya babimbwira nyine, undi ati rwose ati ndazumva ndanazikunda, ati mbese uriya mudamu uramuzi? Agatangira uriya mudamu rwose buriya ngewe mbese bakazana inyigisho z'ubuyobe, yewe ntabyo batanyitirira. Ariko Yesu akambwira ngo ibyo ntibikaguca intege. Yewe uriya muntu se ntabwo uzi ko yewe nazayiremenati zo ngizo banza hari abazazinyitira, cyo ko uyu munsi sindumva umuntu binyitirira, ariko mbese bavuga byinshi, ariko bakabivuga bagamije iki? Guca intege. Ni ukuvuga ngo uwo muntu uzanye amagambo ameze ngo rero tuvuge ibiryo wabiriye, waryohewe, isahani waririyeho rwose urumva bikuryoheye, noneho rero igihe wowe uri kuryoherwa, uri kurya ushishikaye, Sekibi akabazanya umunyu, cyangwa se azanye urusenda akarumenamo, cyangwa se akabazanya umusenyi, umucanga mu biryo. Burya umucanga uko byamera kose muvani ntabwo ushobora kuwurya, keretse umiriye aho utahekenye, ariko ntabwo wahekenye umucanga.
nuko noneho agatangira akakubwira ati izo nyigisho nawe ujya uzumva ariko ntabwo uramenya ko uyu mugore ari uw'ubuyobe. Agatangira akakubwira ukuntu ubuyobe nabubayemo rwose, agatangira kukubwira nuko gatangira ngo ariko se kuko ngo ariko se ngo ko nazikundaga ngo njyewe izi nyigisho rwose ko nzikunda ngo ngo nawe zikunda rero ngo uriya muntu rwose akakubwira ibintu. Wumva rero muvandimwe wibitindaho, iyo ni shitani ishaka kukuvangira gushyira umunyu mwinshi mu biryo ngo utabirya kandi nyamara wari ubikeneye. Urabifite biri ku isahani yawe, ntabwo ukeneye umuntu uza kugutamika. Haleluya muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo uri umwana wo gutamikwa, uri mukuru. Haleluya. Niba umuntu ashaka ko musangira nagushyire ku isahani yawe ubundi nawe witamike. Hari abantu bagira gutya nk'izi nyigisho akaziguha akakoherereza akakubwira ati nawe ugerageze ujye uzumva wumve nyine ziraryoshye nawe zizakugira akamaro. Nuko yarangiza rero akavuga ati yo izi nyigisho nanjye zaramfashije, ariko nuko yazikoherereje. Ariko hari abantu bagira umuco wo kukubwira ngo ngwino tuzumvane, cyangwa se umbwire icyo ngo zumve ngo nurangiza ngo umbwire uko wazumvise. Birumvikana ne umbwira ngo mbwira uko wazumvise, njye ndabikubwira uko nabyumvise. Bavandimwe tugana mu ijuru rero ntabwo ari igihe cyo kujya gushishoza. Buri hari ibintu tugomba gushishozaho, nacyo Yesu yambwiye mu minsi ishize, arambwira ati iki ntabwo ari igihe cyo gushishoza ku idini usengeramo, ntabwo ari igihe cyo gushishoza ku nyigisho uri kwakira. Ubu iki ni igihe cyo gufata ugakomeza. Haleluya. Sekibi ari gutera abantu benshi guhora mu kintu cyitwa gushishoza, kandi ubwo bushishozi bukitwa kwari ubushishozi ariko Sekibi iri kubutera. Umva Zakayo wurira igiti ushishoza rimwe rizima. Haleluya. Zakewusa afata umwanzuro wo gufunga ibiro bye kuko ari umukozi ukomeye, akavuga ati ngiye kureba uwo Kristo wahora batangarira. Yari yafashe umwanzuro aragenda, ageze yasanga ntago ari kumubona, yurira igiti. Ariko ntago batubwira ko Zakewusi yamaze kurira igiti, bwacya mu gitondo agasubira kongera kurira igiti, na nyuma yaho agasubira kurira igiti. Oya, ntago Zakewusi yakomeje kurira igiti, yuriye igiti rimwe rizima, nuko abona Kristo kandi baramubonye. Haleluya. Haleluya muvandimwe, nawe bona Kristo rero. Muvandimwe akakubwira ngo ndaziguha izi nyigisho ngo hanyuma uzumve ngo nawe uzambwira icyo wumvisemo. Kenshi na kenshi wenda hari igihe ushobora kuziha umuntu ukamubwira uti uzumve, niwumva zikuryoheye ubwo ngubwo uzambwire nkomeze nkoherereza. Ibyo ntago ari bibi, simvuga ko ari na bibi, ariko hari ibintu Sekibi ajya yuririraho ngo se ngo muvandi ngo ngewe koko numvise ngo ngewe ngo sinzi ukuntu izi nyigisho nazumvise, ngo akira ngo wumve ngo nawe ngo uzambwire. Ubwo rero iyo umuntu akubwiye gutyo ababaye nko guteza umutego. Ubwo buryo uzavuga buzamubera impamvu yo kwikiriza cyangwa se yo guhakana. Niyo mpamvu rero bavandimwe tugomba kwitonda. Sekibi ari kugenda afite umunyu, reka tuwite umunyu, urusenda se, umucanga. Ngewe Yesu yanyeretse Sekibi afite umunyu n'umucanga ndetse n'amabuye. Akaza akareba urabona itaka umuntu agafata nk'ikinonko akaza akajugunya mu isafuriya utetse ibiryo, mu muceri wenda utetse umuceri akaza akajugunyamo ikinonko cy'ibitaka. Uwo muceri ntabwo bawurya, wawurya utese cyangwa agashyiramo wenda reka tuvuge umunyu mwinshi, wenda uvuze uti ikinonko, icyo gihe aba yabizambije. Ariko Sekibi ni umugome, aratwanga cyane. Erega mavandimwe turi muri uru rugendo mugomba kumenya ko duhanganye na Sekibi ushaka kutubuza ubugingo. Icyo mukimenye rwose. Sekibi rero ari kugenda akoresha ibikoresho byinshi kugira ngo akubuze kwakira ubugingo bw'iteka. Arakoresha kimwe yabona kidakunze agakoresha ikindi, mbese icyo ashaka no ukugezaho akubuza kwakira ijambo rikuha ubugingo bw'iteka. Nawe rero ugomba kwanga. Niyo mpamvu rero ibi nabivuze nshaka kugira ngo nkubwire nti izi nyigisho ko twazisubiramo ntabwo ari bibi, tuzakomeza tunazisubiremo. Kandi nakubwiye ngo twarabivuze, nzi neza ko utamenya ko twabivuze. Abenshi ababasha kumva ko twabivuze turi gusubiramo nibo bakeya, ariko abenshi nabo bumva ko biryoshye kandi bagakomerezaho. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, reka dukomereze mu biryoshye twumva iyi vanjiri twarangirijeho ejo Mariya ajya gusuhuza Elizabeti. Ubwo Bikira Mariya ajyaga gusuhuza Elizabeti yaramubonye yuzura Roho Mutagatifu, nuko atangira kuvuga nyina amagambo yuje
roho mutagatifu. Ubwo twanavuganye yuko udashobora gusingiza Bikira Mariya uko bikwiye udafite roho mutagatifu. Mu yandi magambo, abantu batinyuka bakavuga bati Bikira Mariya si umubyeyi nk'abandi. Bikira Mariya ni umubyeyi uruta abandi, ni ukuvuga ngo baba bafite roho mutagatifu. Kubera yuko Elizabeth, ubwo ndi gusubiramo, Elizabeth mbere yuko Mariya asama inda, Mariya yari umukobwa nk'abandi. Yanazaga kwa Elizabeth rwose akamufasha bakaganira. Baranaganiraga bakayaga. Bakamubwira ati ariko ati waruzi ko naratwita. Mariya akamukomeza ati Elizabeth humura, wenda Imana izabishaka, nukuri uzasama kandi uzabyara. Hari impamvu marayika yahise abwira Mariya ngo na mwene wanyu Elizabeth. Hari impamvu nuko Mariya yahoranaga ishyika cy'umuvandimwe we Elizabeth mwene wabo. Yaravugaga ati ko se uriya mubyeyi rwose ubuse ko yapfuye rwose adafite akana, Mana wamubabariye ukamuha akana. Mariya kubera icyo gishyika yahoranaga Elizabeth byatumye Elizabeth atwita. Ariko twise ntabwo Imana yabishuriye Mariya akiri umukobwa nk'abandi, kuko icyo gihe Mariya yabisengeraga nk'uko nawe wasenga, nk'uko n'undi yasenga. Ariko ajya gusuhuza Elizabeth ntabwo yari akiri wa wundi wasengeye Elizabeth, ahubwo yari yabaye nyina w'umutegetsi wa Elizabeth. Ntabwo Elizabeth niba Elizabeth wenda tuvuge mu kwakira Mariya yamurazaga wenda mu cyumba wenda cy'abashyitsi, tuvuge Mariya yakira Elizabeth yakira Mariya kera yaramwakiraga nk'umukobwa waje kubasura, nuko yarangiza akamubwira ati ngaho mwana wanjye cyangwa se muvandimwe wanjye genda uryame mu cyumba cy'abashyitsi. Ariko yabaye nyina w'umutegetsi we, ndahamya neza ko Elizabeth atongeye no kumuva iruhande. Ariko nyina w'umutegetsi wawe yakwigenderera muvandimwe koko kongera kureba ku ruhande wamenye ko ari we? Ntabwo wamurekura. Reka ahubwo rero Mariya yagiye gusura Elizabeth ngo agiye kumufasha. Ahubwo wavuga uti noneho Mariya niwe wahindutse ufashwa na Elizabeth, ugaragiwe na Elizabeth. Kubera iki? Elizabeth yahishuriye ko ari nyina w'umutegetsi we, arangije nawe arafata arakomeza. Ariko nawe kandi Mariya aje iwawe, ndahamya ko utamureka ngo ajye kuryama mu cyumba cy'abashyitsi muvandi, ngo nawe ujye kwiryamira ngo usinzire bishoboke. Reka da, nawe wamuryama iruhande ukavuga utumva. N'ubundi Zakariya we yari yamaze kuba se wa Yohani Batista. Zakariya we ngo yari yamaze kuba ikiragi. Noneho rero ko Zakariya yari yabaye ikiragi, ubwo ni ukuvuga ngo ntiyavugaga. Birashoboka ko Elizabeth ntabwo yari yasamye, nkaba mpamya ko atari ku bwa Zakariya Elizabeth yasamye. Wenda nako ntabwo ari wenda, ahubwo ni Imana yashatse ko Elizabeth asama. Noneho Zakariya abishidikanyijeho rero nibwo Imana yamubwiye tumva rero ubu ngubu bigiye kukurangirana, hanyuma uzongera kuvuga ari uko umwana avutse. Ayo makuru arahari mu ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa mbere, hanyuma guhera ku murongo wa 5 ukazageza ku murongo wa 25 niwe uri bwumve inkuru ya Zakariya, urayisoma urayiyumviramo. Ubwo rero twebwe turi cyane cyane kuri Mariya na Elizabeth. Mariya rero yagiye gusuhuza Elizabeth amubonye yuzura roho mutagatifu, arangije akajyamo. Buriya Bibiliya ni igitabo kirimo navuga ngo gikubye ibindi bitabo yego, ariko kikoresha amagambo makeya, niko navuga. Bibiliya ni resume, kubera ko ntabwo Bibiliya yavuga ngo nuko ubwo urumva Mariya yamaze amezi 3 kwa Elizabeth. Ntabwo bari kuvuga ngo nuko ngo mu gitondo ngo bakanywa icyayi, ngo ku munsi wa mbere ngo banyweye icyayi wenda cy'amata, umunsi wa kabiri banywa mukaru, umunsi wa gatatu ko bose bari batwite. Birashoboka ko bari barahuzwa amata. Ntabwo Bibiliya ijya muri izo details. Nta nubwo ivuga ngo nuko ngo Mariya ngo agakaraba mu gitondo, ngo saa sita akisiga amavuta, ngo yisigaga amavuta ya naya, nuko Elizabeth yambaraga imyambaro imeze gutya, yari afite. Ntabwo ibyo byose Bibiliya ibitanga nko detaye, kuko igiye gutanga detaye atanga detaye nyinshi cyane. Bibiliya itubwira amagambo make, haleluya, ariko akomeye. Niyo mpamvu muri Yohani
muri Yohani nyine batubwira ko ibyo Yezu yakoze ari byinshi cyane byose bitakwandikwa muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo harimo ibyanditswe n'ibitaranditswe, ariko ibi byanditswe ni ukugira ngo biduhe icyitegererezo cy'uko hari n'ibindi Roho Mutagatifu azajya agenda aduhishurira, kuko mu ijambo rimwe ryo muri Bibiliya harimo igitabo ngewe Nyagasani Yezu yarabinyeretse, anyereka ibitabo biri muri Bibiliya nsanga ni byinshi cyane, kuko mu by'ukuri naho byabona bikwirwa ku isi. Ariko arambwira ati rero nubwo ibi bitabo byose bitanditswe, ariko bibereyeho kugira ngo musobanukirwe, nzajya mbasobanura, nzabiyigishiriza. Ubwo rero turi kwigishwa na Roho Mutagatifu waduhaye ingabire ze. None rero kugira ngo tutavaho tunanirwa kurya ibyo Roho Mutagatifu yadutekeye, ikintu tugomba kwirinda ya sekibi izanamo umunyu cyangwa se ikazanamo urusenda cyangwa se ikazanamo ibindi bintu bituma tutabirya. Ngo umuntu azakubwire ngo izi nyigisho ni mbi, ngo uhite uzireka. Oya, niba zikubereye mbi zireke, niba zikugoye zireke, ariko niba zikikuryoheye komeza inzira watangiye. Kandi mwugana mu ijuru, mu bintu bigoye abantu benshi kutamenya kuba wowe, nabyo ni ikibazo gikomeye. Umuntu ugasanga mpora mbivuga buri gihe, ariko umuvandimwe ugasanga ari kumbwira ati rwose ati maze iminsi mu mpaka, ati se mama Louise abantu bavuga ko Bikira Mariya ari umugore nk'abandi, nababwira iki? Nkamubwira rero abantu bavuga gutyo ntago baba bagamije kumva Bikira Mariya, ahubwo baba bagamije kujya impaka. Umuntu ujya impaka rero ikintu akora cya mbere ni ukukumaramo intege, kandi koko azikumaramo pe, kuko aba ari intumwa ya sekibi, aba ari intumwa sekibi kuri wowe, abaje kukugisha impaka. Iyo akugisha impaka rero ntabwo aba ashaka kugira ngo ahinduke cyangwa se wowe uhinduke, ahubwo aba ashaka kugira ngo mbese ni nko kukumarira amavuta. Abandi mu yandi matorero bavuga kumara amavuta y'umuntu. Iyo rero tuvuga ngo Imana ikongerera amavuta, ni ukuvuga ngo mbese hari itara riri kwaka ariko ntacyo riri kubonesha. None rero umuntu araje akakubwira ngo cana itara gusa, ese itara ko rigomba gucana yego, ariko hari ikintu kigenderewe. Umukwe ko agiye kuza, iri tara nuricana gutyo ntabwo amavuta, mbese ugasanga umuntu arashaka kukumarira amavuta. Bavandimwe rero twirinde abantu batumarira amavuta. Haleluya. Tugomba kumenya ko ibyo dutwaye ni iby'agaciro gakomeye, kubw'ibyo rero tubigendemo nk'abanyabwenge, nitube nk'abakobwa b'abapfu batwaye amatara batagira amavuta yo kongeramo, ahubwo tube nk'abanyamutima, tumenye mbese kwibikabika, tumenye kwirundarunda, tumenye amagambo tuvuga. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitukicare mu nteko y'abaneguranye. Uragiye ugiye kureba umuvandimwe wawe, usanze ari kunegura mugenzi we cyangwa ari kunegura undi muntu, umuntu araguhamagaye, dore turi mu bihe bya coronavirus nta kugenderana, umuntu akaguhamagara ngo ariko ngo runaka ngo wowe ngo burya umuzi ute, ugasanga kubera ko abikubajije wenda ari inshuti yawe, ugatinya kugira icyo umubwira, nawe ugatangira ngo yewe ngewe ngo cyakora ngo simbizi ngo cyakora ngo Imana imbabarire ngo ariko ngo niko, ubwo watangirega nuko se ikibagukuru ubwo yagushyizemo akagozi, ubwo yagutangirega ngo ariko ngo buriya ngo ngewe rwose ngo Imana imbabarire ngo ariko ngo ubundi ngo rwose ngo numvaga nashaka kubivuga ngo ariko ngo kora ko bimbajije ngo reka mbikubwire, se ikibi yakuyoye muvandi, yagufashe. Ahubwo uyu muntu naguhamagara, ahubwo atariko runaka umubona ujye umubwira utumva mbabarira rwose ntago mfite umwanya wo kubireba, cyakundi ubaza. Burya wa muntu ntazongera na rimwe kongera kukubaza amakuru ya mugenzi wawe, kandi hari abantu bakunda kubaho gutyo, ndabivuga muvandimwe nawe ukabyumva. Mu by'ukuri impamvu Nyagasani ambwiye kubivuga irahari. Dore turi mu gihe cy'inyigisho za Mariya na Elizabeth, ariko iryo jambo riranyereye rigwamo. Ubwo ntabwo wumva ko ari icyo Nyagasani ari kukuburira muvandimwe, ntabwo wumva ko Nyagasani kukubwira ati aho kwirwa uvuga ubusa kuri telefone, ikiruta wayifunga. Haleluya. Ikirutaho kugira ngo telefone yawe ikubere impamvu yo kwirwa ucuracura amagambo, utongana, mbese aho utabasha kugera n'amagambo uri kwageza telefone, ikiruta wayifunga. Ikiruta yagwa muri wese wajya kwitumika gwamo kugira ngo izakujyane mu muriro. Niyo mpamvu rero ndi kubwira abavandimwe muri ibihe bya coronavirus, muri tonde cyane, ibi ni ibihe bikomereye umwana w'umuntu. Turakomeje rero bavandimwe, tugana mu ijuru. Turakomeje uru rugendo rugana mu ijuru, turarukomeje kandi turukomeje dushaka kuba, ubu turi kugenda tureba ibigenda bitugusha kugira ngo tubikoreho, dukomeze kumva ibya Mariya na Elizabeth, sibyo?
twakomeje. Mariya rero yageze kwa Elizabeti ahaba nk'umushyitsi, amufasha igihe cy'amezi 3, nuko arangije arataha. Ubwo nawe yatashye atangiye gusa naho umwana yari amaze gukura, nuko Mariya arataha. None rero tugaruke kwa Nyagasani Yezu, ari we cyuzuzo cy'amasezerano, haleluya, akaba ari ishema ry'umuryango wacu. Mariya abaye nyina w'umutegetsi wa Elizabeti. Ahangaha akaba ari naho hatuma twebwe tumwita nyina w'umutegetsi wacu. Nuvuga ngo iyo Mariya ari iwacu, twe tuba twabaye Elizabeti. Ntabwo twebwe tujye tuba abandi bakomeye kurusha Elizabeti, cyane cyane ko Elizabeti nawe yabyaye umwana udasanzwe. Umwana Yezu yavuze ngo mu babyawe n'abagore nta muntu wigeze amuruta. Urumva ko ari umwana usanzwe? Reka aba bagore bombi ntibasanzwe. Kuko ngewe umwana nabyaye ntabwo yigeze abinteguza ya Yezu. Oya, umwana nabyaye ntabwo yabaye Yohani Batista. Nshobora kumwita Yohani Batista ariko ntabwo akora ibya Yohani Batista. Ko Yohani Batista yabayeho. Noneho rero Yezu nawe araje. Yohani Batista rero abanza kwigisha avuga ati uje nkurikiye, sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ariko twongere twibukiranye ko Yohani Batista ariwe wakiriye Roho Mutagatifu ataranavuka. Ni ibintu bikomeye cyane. Ariko twaragiza tukumva ko Yohani Batista rwose mbese ari umuntu nk'abandi, ni umugabo wavutse gutyo nk'abandi. Nyamara Yohani Batista yabatirijwe mu nda ya nyina. Abandi babatizwa bavutse, bageze hanze batisimo bakamumenaho amazi. Yohani Batista batubwira ko yabatije Yezu, ariko ntawe utubwira aho Yohani Batista yabatirijwe. Watubwiye Bibiliya ntabwo itubwira uwabatije Yohani Batista. Oya, nabyo batubwira. Ahubwo batubwira ko Yohani Batista yabatije Yezu, bakatubwira ko Yohani Batista yabaye integuza ya Yezu. Yohani Batista rero ntabwo nta yindi batisima yarakeneye kuko yari yayiherewe mu nda ya nyina, yavutse yarabatijwe. No kuvuga ngo mu yandi magambo Yohani Batista nta cyaha cy'inkomoko yavukanye. None yakivukana ate? Kandi yarabatijwe na Roho Mutagatifu. Batisima idukuraho icyaha cy'inkomoko. Yohani Batista ntacyo yavukanye ko Roho Mutagatifu yamwuzuye amakiri mu nda ya nyina. None se ubwo yamaze kumwuzura nuko Yohani Batista avukana ubwandu? Reka Yohani Batista yavutse atagira inenge. Nawe yavutse ari umutagatifu, yabirangije rwose. Roho Mutagatifu yari yabirangirije mu nda ya nyina. Bivuga iki rero? Tugaruke kwa Roho Mutagatifu n'aba bagore Elizabeti na Mariya. Haleluya! Bivuga ngo ni wizera Imana. Haleluya! Oh haleluya! Ni wizera Imana muvandimwe wanjye nkunda. No mu nda yawe, ibiri mu nda yawe nabyo bizasingiza Imana. Haleluya! Umubiri wawe uzasingiza Imana, amaso yawe azasingiza Imana, amatwi yawe asingiza Imana. Oh haleluya! Ibintu byawe byose bizasingiza Imana. Haleluya! Oh haleluya! Hari umuvandimwe wanyoresha akaririmbo, ntabwo ndi butinyuke kugasubiramo uko bakaririmbye ngo Mana ngo ndindire ibi ngibi. Haleluya! Haleluya! Ntabwo ari ibice bimwe tugomba gushinganisha, ibice byose by'umubiri. Mana ndindire umubiri wose apane igice kimwe, kuko ntabwo nzajya gushinganisha igice kimwe kandi n'ibindi bice byose bishobora gucumura. Amaso yanjye arareba agacumura, agahereza umutima amara gufatwa ugakongeza ahandi, amaguru akaba arafashwe, umunwa ukaba urafashwe. Kubera iki? Kubera bimwe na bimwe. Bityo rero nitujya gushinganisha kwa Mana, tuzaba tuvuga Mana turindira umubiri. Haleluya! Turashaka gukorera Imana ariko ducumbitse mu mubiri mu tubindi tumeneka ubusa. Twebwe turi utubindi tumeneka ubusa, ducumbitse mu mubiri w'umunyantege nkeya. Niyo mpamvu tugomba guhora dushima Imana, dusenga. Yohani Batista rero yasingirije Imana mu nda ya nyina. Elizabeti yumvise batisimo. Haleluya! Elizabeti yakiriye Roho Mutagatifu we n'umwana twite yakira Roho Mutagatifu, nuko ibintu bigenda neza. Haleluya! Ariko Zakariya kugeza icyo gihe we ntabwo Bibiliya tubwira ngo nuko Zakariya ngo nawe araza areba aho abo bagore babiri bari gusingiriza Imana, ngo nuko nawe afatanya naboya, kandi yari umuhereza bitambo. Ariko aya makuru aba ntabwo Zakariya, ariko ntabwo turi kumenya aho yarari. Bivuga iki rero? Haleluya! Imana iyo yaje ntabwo igomba guhamagara ariko abagabo bo kubihamya. Haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Ntabwo Imana agiye kubwira Zakariya ngo mbe Zakariya we ngo umenye ibyabereye iwawe.
nta nubwo Bibiliya itubwira niba Zakariya yaramenye ko Mariya ari nyina w'umutegetsi wa Elizabeth, ntabwo Bibiliya ibivuga rwose. Ariko dukurikije uwo Elizabeth yari we, tugakurikiza uwo Zakariya yari we, ntabwo twashidikanya kuvuga ko Zakariya yamenye ko nyina w'umutegetsi we yamugendereye. Ariko ntabwo batubwira igisingizo cya Zakariya wenda ubwo Mariya yarariyo. Niba natubwira uburyo wenda Zakariya yaganiraga na Mariya, ntabwo babitubwira. Aho kandi niba natubwira uburyo Mariya yaganiraga na Elizabeth, hoya. Ikintu batubwira ni icyo gihe baramukanye kandi bamaranye amezi angahe. No kuvuga ngo hagati aho baraganiriye, hagati aho barasangiye, hagati aho bagiye kuvoma, wenda bagiye gukura ibijumba, hagati aho bagiye kumesa imyenda, mbese bakoze ibintu byinshi hamwe. Ariko Bibiliya ntabwo ibivuga byose. Ikiri cyo nuko itubwira yuko Mariya yamaranye igihe na Elizabeth, arangije nawe asubira iwabo. Hari ikindi tugiye kwiga rero, kwizera. Mbese ababyeyi ba Mariya bo bari bazi ko Mariya yagiye, bari bazi ko yagiye kwa Elizabeth, yego. Ariko se abo ni bari kwibaza bati mbese Mariya ko adataha byagenze bite? Icyo nacyo tukakigaho tukavuga tuti burya Imana yagutoye muvandimwe, ntabwo uzavuga ngo yanga urumva ngo ngomba kuguma iwacu. Reka. Mariya yavuye gusenga, aragenda abwira ababyeyi be ati rero babyeyi, ngiye gusura Elizabeth mubyara wanjye. Ntabwo ababwiye ngo ariko ngo burya ngo Elizabeth, bashaka kuba bari babizi cyangwa batabizi, ariko Mariya yaragiye, yarabizi, aragenda. Ababyeyi ba Mariya ntabwo bigeze bamubwira ngo ngo urumva ngo wa mukobwa we ngo uragiye, bya bindi nyine ababyeyi bacu bajya batubwira ngo mbese ngo uragiye, ngo ariko ngo mukobwa ngo wigize ikirara. Oya, ntabwo ababyeyi ba Mariya babimubwiye. Baramubwiye bati genda maze uzamudutahirize. Kubera rero ko bizeraga Mariya, bakaba bazi ko adashobora gukora amakosa, icyo yabasabaga ntibakimwimaga. None rero Mariya amaze kumenya inkuru nziza, yahagurutse agiye kureba mubyara we. Bivuga ngo uwamaze gutorwa na Yesu, haleluya, wamaze guhura na Roho Mutagatifu, ntabwo biba bikigushobokeye kujya kuryama iwawe ngo iryo jambo rigire iryawe wiryamire usinzire, ntabwo byakunda. Hari n'undi uba ugomba gusangiza iyo nkuru nziza, kandi mwahura mwese mugasingiriza Imana muri Roho Mutagatifu. Haleluya, amena. Umwana rero Mariya agiye kubyara, Elizabeth niwe wa mbere wamusingije, ati umwana utwite arasingizwa. Elizabeth niwe wa mbere wasingije Yesu. Ubwo we n'umuhungu we nyine mu nda barafatanyije, umuhungu na nyina bati turagusingiza Nyagasani Yesu. Natwe abantu tuboneraho, twebwe iyo duvuga ngo Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira, nuko tuba twabaye nk'aba Elizabeth, twamaze kumenya ko ari nyina w'umutegetsi wacu. Kandi koko ni nyina w'umutegetsi wawe, ni nyina w'umutegetsi wanjye, ubyemera utabyemera amakuru ntahinduka, ni nyina w'umutegetsi wanjye. Yezu Kristo rero nawe araje amaze kuvuka, abashumba baragenda bajya kubwira abamarayika bajya kubwira abashumba. Nuko umumarayika wa Nyagasani abahagarara iruhande, ikuzo rya Nyagasani basesekaraho za urumuri, maze bashya ubwoba. Marayika arababwira ati mwigira ubwoba, kuko mbazaniye inkuru ikomeye cyane izashimisha umuryango wose. Uyu muryango ugiye kwishima rero ni wa muryango wari warabaye mu bucakara, ni wa muryango wishe isezerano. None rero isezerano riraje, haleluya, rigiye kuvugururwa. Dore inkuru ngiyi nziza yaje kandi ku muryango wose. Nuko rero abashumba bakomeza kunezezwa n'iyo nkuru. Igihe kiragera rero Yezu ajya guturwa Imana mu hekaru. Umusaza Simewoni amubonye aje mu ngoro nyine baje kumutura, aravuga ati ni mumu uwo mwana. Nuko Simewoni aza mu ngoro abibwirijwe nande? Na Roho Mutagatifu. Ntabwo Simewoni yicaye ngo avuga ngo ariko wajya mu ngoro we, ariko ngo ko mbuze icyo nkora mu rugo, ngo wajya mu ngoro we. Kada yabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Nuko aragenda abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamuzanye ngo bamurangirizeho ibyategetswe, nawe amwakira mu biganza bye, ashimira Imana avuga ati Nyagasani, noneho sezera umugaragu wawe mu mahoro, nk'uko
nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe. Haleluya. Agakiza ka Nyagasani ni akahe? Ni ukuvuga ngo iyo haje agakiza hari urupfu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo haje agakiza kubera ko hari akaga. Agakiza rero karaje kari muri Yezu. Agakiza ka Nyagasani rero ni ukuvuga ngo abavandimwe bacu bo mu muryango wacu bari barapfuye kubera ko bari barahemukiye Imana. None agakiza karaje, none umucunguzi araje. Haleluya. Agakiza rero, haleluya. Simeoni ati kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Ntabwo yageneye Isiraheli yonyine, ni imiryango yose. No kuvuga ngo aka gakiza, buriya Simeoni nawe yahoraga afite impungenge, avuga ati uyu muryango we warahemutse ndabibona. Ese ubu koko abo kwa Farawo koko bo mu Misiri, ubuse bari abafilisiti, bari abamowabu bazamera bate? Simeoni akumva afite igishyika, ariko akaba afite isezerano rivuga ngo hazaza umucunguzi wa bose. Humura mwana wanjye, isengesho. Ariko muvandimwe, buriya nkubwire, Imana yo mu ijuru iguhaye isezerano iguha no kuzabona risohora. Simeoni yabonye isezerano risohora. Mu by'ukuri ntabwo Simeoni yabayeho kugeza Yezu apfuye ngo abone uko ako gakiza kabaye. Simeoni yagiye Yezu akiza, kuko niba yarasenze ati noneho sezerano umugaragu wawe amahoro, twahita tuvuga ngo Simeoni ntabwo yatinze gupfa. Imana yishyize yuzuza isezerano ryayo, kuko avuga ngo nk'uko ngo noneho wasezera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze. Haleluya. No kuvuga ngo Simeoni yari ashaje pe, yari umuntu ukuze cyane, ariko yari ategereje. Haleluya. Isezerano ko risohora nuko akitahira mu mahoro. Haleluya. 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 Yari atewe impagarara mu mutima we, yumvaga atanejejwe n'ukuntu agiye kuzapfa. Mbese isi yose iri mu kaga. Ari uwo muryango wa Isiraheli waracumuye wishyira kure y'Imana, ari abo ba Filisiti, ari abo bose bari gupfa nabi, ariko agasenga akavuga atakose kuko Mana kuri umunyampuhwe wambabariye ugakiza isi. Isengesho rya Simeoni rigiye kuba iryacu. Mureke dusabire isi. Haleluya. Haleluya. Tuzabona agakiza. Haleluya. Nidusabire isi kugira ngo coronavirus ive, nukuri tuzibonera agakiza k'Imana. Haleluya. Tuzakabona n'amaso yacu kuko tuzaba twarabisengeye. Simeoni yarasenze, yafashe igihe kinini abisengera. Imana iramusezeranya ngo ntabwo uzapfa utabonye ko agakiza kahageze. Mwana wanjye ndakurinze. Simeoni aragenda arasaza akavuga ati ariko se Nyagasani, akaga kiza ko ntakabona kandi nkaba mbona ngiye gupfa, bizagenda bite? Nuko Imana, haleluya, haleluya, Imana yacu itajya yica isezerano, itajya ryibagirwa rwose. Haleluya. Iyo yavuze kandi irasohoza. Haleluya. Bitinde bitebuke bizasohora, kandi igihe bitarasohora ntabwo uzapfa muvandi. Iyi sezerano rirakurinze. Simeoni rero igihe cyo gupfa kiregereje, arakuze cyane. Noneho aravuga ati Nyagasani, noneho sezerera umugaragu wawe mu mahoro. Nukuri pe, iyo ubu ndanezerewe kuko Mana we, ubu amahoro araje. Haleluya. Simeoni niwe wa mbere wabonye amahoro. Haleluya. Mu bantu wenda reka mvuge ngo wapfanye amahoro ya Kristo. Haleluya. Ni Simeoni. Haleluya. Haleluya. Yapfanye amahoro ya Kristo. Wenda reka tuvuge Yohani Batista yamwakira akiri uruhinja aravuka, Elizabeth yamwakira akiri uruhinja aravutse, ariko Yohani Batista Simeoni. Haleluya. Simeoni niwe yapfanye amahoro ya Kristo. Haleluya. Kandi Kristo yamuhaye ari umwana mutoya. Haleluya. Kubera isezerano ry'Imana. Haleluya. Muvande, Simeoni aravuga ati sezera mu mahoro ariko nigendere. Ubu ntabwo ari mu nuguda, nta kaga mfite, nta mubabaro ndi bujyane Nyagasani. Ariko mbere yuko Kristo aza, Simeoni yaragiye gupfana umubabaro. Haleluya muvandimwe. Bityo rero twongere twibuke ko iyo wakiriye Kristo, uko waba ungana kose, niba uri umusaza rukukuri, haleluya, amahoro urayagira, nuko bikagenda neza. Haleluya. Nuko Simeoni ati kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Haleluya. Imiryango yose ntabwo ari ukuvuga ngo Abayisiraheli gusa, imiryango yose y'abantu. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga. Kuko Abayisiraheli ntabwo ari abanyamahanga, burya Abayisiraheli ni umuryango w'Imana. Abanyamahanga ni ukuvuga ngo abatari Abayisiraheli. Urumva ko Yezu yaje aje gukiza. Rya sezerano rero reka twongere turigaruke kugira ngo twumve aya magambo Simeoni yavugaga. Rya sezerano burya Imana yarigiranye n'umuryango wa Isiraheli gusa. Imaze umuryango wa Isiraheli umaze gukena, Imana yaravuze ngo nubwo isi yose ari iyanjye. Haleluya. Ariko mwebwe muzaba umwihariko wanjye. Wa mwihariko nawo wahemutse. Noneho rero niba wa mwihariko wahemutse, abatagiranye isezerano n'Imana, bwo
urumva bari kure pe. Simewoni arabireba aravuga atumva rero iyi Mana yagiranye isezerano n'uyu muryango mutoya nawe urahemutse, ariko Mana we wambabariye koko n'aya mahanga yose akabona agakiza kawe, wenda hari ko bo bazavamo Isiraheli nshya rwose, bakareka kuguma kuba babiko rwose, wenda hazavamo abandi rwose. Haleluya, haleluya. Simewoni yarabisengeye pe, atubuse koko bose nutubabarira bose bakakirira ijambo, wenda hazavamo abumva. Simewoni arasenze, Imana iti nzabikora, none irabikoze rero. Imiryango yose niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Haleluya, amina, haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda byumve neza, haleluya. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, bose bagiye kubona urumuri. Ibaze nukuvuga ngo Simewoni yarababaye, yabonaga ko abo bantu bari kugenda wenda bapfa bazira wenda ibyaha byabo, avuga ati wenda hari babonye urumuri ahari bahinduka. Noneho ya Mana rero itagirenganya ibwira Simewoni ngo humura nzabikora. Noneho rero Simewoni abonye urumuri ruboneshereza abanyamahanga. Urumva ko Simewoni yari yishimye, avuga ati n'abanyamahanga kuko bagiye kubona, Mana we nabo bagiye kumenya agakiza, mbega byiza we, ni byiza ndanezerewe, ubu ndumva nawe nta kintu kimboshye ku isi. Haleluya. Ati none akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Ikuzo ni ukuvuga ngo icyubahiro, haleluya, kuko uyu muryango wari warahemutse, mbese mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ikuzo riza risimburana n'ikintu cyitwa navuga ngo gucishwa bugufi cyangwa se ikimwaro. Ni ukuvuga ngo uyu muryango wari mbese waracishijwe bugufi, wari waragize ikintu kimeze nk'ikimwaro mu maso y'Imana kubera ko bahemutse. None aje ari ikuzo ry'umuryango, haleluya, aje gutukura umuryango, haleluya, haleluya, haleluya. Aje kuvana umuryango mu kaga wari urimo, aje kuvana umuryango mu isoni wari ufite kubera amabi wakoze. Araje ari ikuzo ry'umuryango, haleluya, haleluya. Ni icyubahiro cy'umuryango. Ni ukuvuga ngo wa muryango wari usuzuguwe cyane, wa muryango wari hasi cyane, aje kuwuzamura, haleluya. Nuko rero araza arawuzamura, haleluya, arawuzamura rwose. Nuko rero ngo se na nyina ngo batangazwa n'ibyo bamuvugagaho, haleluya. Se na nyina ubwo ninde? Ni Bikira Mariya na Yosefu. Simewoni arabashima bombi, arababwira ati mwakoze babyeyi. Yarakwiye kubashima ko bari bazanye umwana kumwereka Imana kandi ari umwana w'Imana. Bikira Mariya yarabizi. Uriya rero ni mpamvu yabashimye Simewoni, wenda ntashime n'abandi babyeyi irahari. Byarashobokaga ko Yezu bamugumana iwabo bakavuga bati uyu ni Imana, nta mpamvu yo kujya ngo tumujyane mu kumwereka Imana, umwana ze bayereka Imana. Oya, uyu nguyu byaratunganye. Ariko haleluya, haleluya, nubwo Bikira umva Yosefu ashobora kuba oya nako yarabizi nayo ngo ashobora kuba atarazi uyu mwana, ariko aramuzi. Kubera iki? Mariya ari gusenga, marayika niho yamusanze aramubwira ati uzabyara zitwa izina rya Yezu kandi azaba ari umuntu ukomeye, arabizi. Yosefu ati ngewe uyu mugore senye mutwaye, namaze kumenya ko atwite indaro kandi senye wayimuteye, none negira inama yo kumwanga. Marayika araza aramusanga mu nzozi aravuga ati witinya kuzana umugore wawe Mariya kuko yasamye inda ya Roho Mutagatifu. Ntabwo Yosefu na Mariya bari bazi uwo bagiye gutura uwo ari we, ariko ntibavuga ngo reka ngo tubyihorere ngo uyu ni Imana ngo nta kibazo. Oya, baciye bugufi bajya kumutura Imana. Akaba ari nayo mpamvu tujya dusaba inema yo kumvira abadutegeka. Ntabwo Mariya na Yosefu bagiye kubikora ko Yezu yagombaga guturwa Imana kugira ngo abe umwana nk'abandi. Oya, bumviye itegeko. Igihugu kiravuga gutya, amategeko y'igihugu avuga gutya, aho wavukiye rero nawe ugomba gukora amategeko y'igihugu. Niyo mpamvu njye mbwira abagenzi bagana mu ijuru, ntabwo nzagushyigikira niba uri umukristo udakurikiza amategeko y'igihugu. Bavuga umuganda ntujyeyo, bavuga gutora ntujyeyo. Oya, ntabwo uzaba uriwe, uzaba utari ku rugero rwa Yosefu na Mariya. Bagiye gutura umwana w'Imana kandi bazi neza yuko ari Imana. Haleluya. Dusaba inema yo kumvira abadutegeka. Yezu aturwa Imana mu hekaro. Dusaba inema yo kumvira abadutegeka. Wabyumvise impamvu dusaba inema yo kumvira abadutegeka? Wayumvise. Ntabwo tugomba gufunga umutwe ngo nuko turi abakomeye ngo ngo nyine ngo bari abaciriritse ngo bagende ngo bakore biriya ngo twe ntibitureba. Oya,
umvira abagutegeka, ukora icyo Imana igutegeka. Burya wumvira ubutegetsi uri umukristo mwiza kandi uba uri umuturage mwiza, kandi burya umuturage mwiza aba n'umukristo mwiza. Ntabwo ushaka kuba umukristo mwiza ngo umuturage mubi. Ibyo ngibyo rero tujye tubijyanisha neza kandi tubyumve neza. Imana iduhe umugisha. Ngo nuko ngo ashima abo babyeyi, yarabashimye maze abwira Mariya nyina wa Yezu. Ntabwo yababwiye bombi, yabwiye Mariya nyina wa Yezu ati, dore uyu nguyu yashyiriyeho kubera benshi muri Israheli impamvu yo korama cyangwa gukira, azaba n'ikimenyetso bazagiraho impaka. Haleluya. Benshi muri Israheli rero, Israheli ni wa muryango ubonye ikuzo ryawo, benshi bagiye kugwa, kandi niko byagenze. Abafarizayi n'abahereza bitamba amakuru yabo turayazi nyuma yaho. Ubu rero umusaza Simewoni yabivuze gutyo yiturije, ariko abahereza bitambo n'abafarizayi uzi ko Yezu yahoraga mbese bamutega bashaka kumugirira nabi. Yabaye ikimenyetso cyo kugwa, impamvu yo korama kwa bamwe no gukira kw'abandi. Babandi bagendaga mu bigare, babandi barakize bamenye ukuri, babandi bari barwaye bamenya, bari bahumye barahumenye, abari bimuga barahagurutse. Nukuri yakijije benshi, kandi buriya ntabwo yakizaga ku mubiri ngo areke roho, kandi turabizi. Nuko rero benshi barakira. Ati kandi nayo nkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Izi nkota zahuranyije umutima wa Mariya twebwe turazemera cyane muri Gatolika, akaba ari nayo shapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ubwo rero inkota zahuranyije Bikira Mariya zirimo hano, ariko rero inkota inamwahuranyije reka nayo tuyigarukeho, ariko tunagaruka ku magambo tumazemo iminsi. Twarebaga uburyo Yezu Kristo ari we rumuri ruboneshereza abanyamahanga, ariko tugana kuri rya sezerano kugira ngo twumve agaciro k'umubyeyi w'Imana. Yezu Kristo rero araje mu bushyinguro, turamwumvise, abaye ikuzo ry'umuryango, akijije amahanga, kuko bwa bushyinguro bwari ubw'isezerano ariko abayisiraheli bagiranye n'Imana gusa. Bwagombaga rero gusimburwa n'isezerano rishya rinini ryaje guhanagura rya sezerano rito ariko naryo ritubahirijwe. Yezu rero azanye isezerano rinini cyane, haleluya, rinini ribyibushye riruta rya rindi rya kera ubunini, kuko we yaje uriya muryango ndi gusubiramo, uriya muryango wagiranye amasezerano n'Imana ni umuryango wa Isiraheli gusa. Ariko noneho Yezu we ajaje gukiza, ngo niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ni ibice bibiri, araboneshereza abanyamahanga ariko abe n'ikuzo ry'umuryango uri wa wundi mutoya. Iryo kuzo rero Nyagasani Yezu yarigaragaje, yigaragaza ku musaraba kandi akemera kwitangaho igitambo kitagira inenge. Arangije rero aragenda ku munsi nyine aje kugira ngo abirangize neza bitunganye nk'uko, haleluya, kuko avuze ati birujujwe dawe, haleluya, oh haleluya. Nuko muhanda yaraje guharura, yagombaga kuharura, kandi ntabwo yemeye kumanuka nk'ikimanuka. Ibyo tujya tubiganiraho. Yemeye guca muri kamere y'umuntu kugira ngo adukize ari umuntu, kandi tubone yuko bya bindi twatekerezaga ko bidashoboka burya bishoboka. Araje rero yambaye kamere y'umuntu, agiye mu mubyeyi Bikira Mariya, aravutse. Bikira Mariya twabonye ko ari we ubushyinguro bwatwarwagamo rya sezerano, mbese ubushyinguro bwasimbuwe n'umuntu, noneho amabuye asimburwa n'umuntu. Hakaba ari nayo mpamvu ibyari byanditse ku mabuye, haleluya, byavuye ku mabuye bikajya mu muntu. Ni ukubera ko ubucungurwe bwaturutse ku bantu. Ni ukuvuga ngo icyari ubushyinguro cyari igiti kibaje, haleluya, cyari cya giti kibaje basize zahabu inyuma, batwagarurwa na ya mijishi, byarahindutse icyari isanduku gihinduka umuntu. Imana ishobora byose, haleluya. Icyari amabuye yanditseho amasezerano bagiranye n'Imana, ari ukuvuga ngo amategeko y'Imana, gihinduka umuntu. Noneho Imana ntabwo yari gufata ya mabuye ngo yegeke mu muntu, muri buri muntu, ahubwo kubera ko byaciye mu muntu byahise bijya hehe, muri kamere muntu, byiyandika mu mutima wa muntu. Muntu ababaye icyaremwe gishya.
ariko Yezu Kristo aravuga ati ibi ntabwo bihagije, ngomba no kubanza kwerekana yuko hahera cyane hatagike, ntabwo hagikenewe kugibwa. Reka nkubwire, hari bwa ubushyinguro bwabaye umuntu, hari amabuye ntakiri, ariko urishobora kwibaza tese ko Yezu amaze gufungura ariko ya mabuye yahereye hehe? Amabuye agaciro kayo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira mu ibaruwa Pawulo n'umwanditsi Abahebureyi, aratubwira ngo ibya bindi byateshejwe agaciro. Haleluya. Amabuye ashobora kuba wenda ari nk'Iroma, sinzi aho aba, ariko uko biri ntabwo impamvu ntaza aho aba nuko nta kandi kamara mfitiye. Haleluya. Ya mabuye ari mu mutima wanjye. Amina. Haleluya. Yezu Kristo yafashe za nyuguti azivana ku mabuye azandika mu mutima wanjye. Haleluya. Yezu Kristo yafashe za nyuguti azivana ku mabuye ashyira mu mutima wawe. Haleluya. Ko yaje ari umuntu, ntabwo ari kuducungura ari umuntu ngo aducunguza amabuye. Oya. Haleluya. Yatanze igitambo kitagira inenge aducungura ari umwana w'Imana, nuko icyari amabuye gihinduka inyama. Haleluya. Niyo turi gusengera abantu bavuga ngo ahari umutima wibuye ni hahinduka inyama, kandi ibintu byoroshye. Haleluya. None rero muvandimwe ugana mu ijuru, ibyo birahindutse. Icyari ubushyinguro gihindutse umuntu, icyari amabuye gihindutse umuntu. None wa muntu ubushyinguro bwo ntabwo tuzaho bwarangiriye, ya sanduku y'ubushyinguro ntabwo tuzaho yarangiriye, ariko wa muntu tuza amakuru ye ku musaraba. Haleluya. Ku musaraba Yezu Kristo yavuze ati mubyeyi. Haleluya. Bushyinguro, mubyeyi dore abana bawe, mwana dore nyoko, dore ubushyinguro, ngira isezerano. Haleluya. Yezu ati ibyanjye birarangiye, ngewe birujujwe, ariko wowe ntabwo biruzuzwa. Ibyawe wowe muntu biracyari mu masezerano. Haleluya. Niyo mpamvu dore nguyu, ntuzigere uvuga mwego Nyagasani Yesu wako nari kukubona se ngo ndabigenze. Nguyu ubwo bushyinguro ntabwo Yezu yabutanze ngo bujye gutwikwa muvandi, ntabwo yavuze ngo bushyinguro ngo pfu. Oya, ntabwo ajyanye na nyina, ntabwo Bikira Mariya yapfuye uwo munsi, kandi ibi byo ntabwo byanditse. Noneho niyo mpamvu ngiye kubisabira imbabazi nkubwire nti Mariya amaze, ariko Bibiliya iratubwira ngo nuko uwo mwigishwa ngo ahita amujyana iwe. Siko Bibiliya itubwira ngo guhera ubwo uwo mwigishwa amujyana iwe. Bivuga iki? Yosefu ashobora kuba atarakiriho, nako ntabwo yarakiriho, kuko ntabwo uwo mwigishwa yajyanye Mariya kwa Yosefu, ahubwo yamujyanye iwe. Kandi ijambo ry'Imana nituza gukomeza mu igihe Yezu yabonekeraga, uwo mwigishwa yari nde? Yari Yohani. Ngo Yezu yararebye ngo abona wa mwigishwa yakundaga yari nde? Yari Yohani. Kuko muri Bibiliya bagenda batubwira baducira amarenga tukaza kumenya ko ari Yohani. Noneho rero twagera ku gihe Yezu yabonekeraga abigishwa be, twarahasomye twasanze ko wari udahari yari umwe witwaga nde? Tomasi. Abandi bose bari bahari. Haleluya. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Yohani n'ahandi yajyanye Mariya, yamujyanye aho Yezu yabasize. Haleluya. Ntago Yezu, reka tubigendemo neza, ntago ari ubufana, turabigendamo neza kandi turabyumva. Yezu atora yaravuze ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Bati inshundura zabo baramukurikira. Haleluya. Baragenda baramukurikira, kuva bamukurikira ntiyigeze abemerera kongera gusubira muri wa murimo, ahubwo babonekera ku nkombe y'icyaga cya Tiberiya, aho twamenye ko bari basubiye kuroba, bari basubiye inyuma. Haleluya. Bivuga iki rero? Bivuga ngo intege nkeya zari zatumye basubira inyuma, ariko kuva Yohani yagendana na Mariya ntabwo Yohani yasubiye iwabo, ahubwo bose baragiye bajya hehe? Bajya aho bari bavuganiye na Yezu. Ndetse n'ikimenyimenyi Yezu abonekera Mariya Madalena aramubwira ati genda ubabwire bajye mu Galilaya kuko niho tuzahurira. Haleluya. Yanabahaye amabwiriza mbere yuko apfa, arababwira ati mugume hamwe mu bumwe. Haleluya. Bagumye ku bumwe, kandi Yezu azabasanga yasanze bari hahandi uretse Tomasi wari wagiye. Haleluya. Ubwo no kuvuga ngo Yezu abonekera abigishwa be, ntabwo Bibiliya itubwira ngo na Mariya yari ahicaye. Kubera iki? Kubera iki? Bibiliya itatubwira ko Mariya atari ahari. Mbese nta kitubwira kuri Mariya, nuko ko Mariya yari azizuka rya Kristo.
haleluya. Icyo nicyo gisubizo. Mariya yabonye urupfu rwa Yezu, abona n'izuka rya Yezu mbere y'uko biba. Yarabizi rwose, kuko Yezu uretse ko yanabidusobanuriye wenda mu buryo yadusobanurira, ariko no mu byanditswe bitagatifu bikurikiranye neza urabibona. Mariya yarazi izuka rya Yezu. Noneho rero Mariya, kuba Bibiliya itavuga ngo nuko ngo icyo gihe ngo Yezu ngabonekera abigishwa be ngo na Mariya yarahari, oya, Mariya ntabwo ari ngombwa ko Bibiliya imuvuga, ko Mariya ntabwo yari afite ubwoba nk'ubwo abigishwa ba Yezu bari bafite. Mariya yarakomeye, yarazi ko Yezu ari muzima, kandi hari naho batubwira ngo Mariya Magdalena ngo na Mariya nyina wa Yezu bazindukira kumva, noneho bamusanga ari muzima. Noneho rero icyo nashakaga kuvuga, abavandimwe tugana mu ijuru, Mariya ariwe bwa bushyinguro yari kumwe na Yohani, tukaba twahita tumenya aho Mariya yarari. Twahamenya rwose aho Mariya yarari, kandi uretse wenda ko icyo gihe iyo mbivuga gutyo ubwo mba ngiye noneho mu kwemera gatolika, ariko buriya kwa kwemera gatolika kutari itegeko ku bandi. Kandi Mariya icyo gihe yari kumwe n'abigishwa ba Yezu, we yari yagiye kubakomeza, ababwira ati nimuhumure, azazuka, nimuhumure. Mbese yari yagiye kubakomeza, ku buryo muri Kiliziya Gatolika turabyemera, ku buryo Roho Mutagatifu amanukira mu ntumwa na Mariya yari ahari, ndetse ni nawe wabateguje kwakira Roho Mutagatifu. Byo wenda bikaba bigiye mu kwemera, navuga ngo gukomeye kubayemo no kwemera utagombye gutekereza. Buriya rero hari ibintu ukwemera kurimo ibice bibiri. Hari ukwemera ufite ibimenyetso, ariko hari n'ukwemera utabanje gusa, mbese kudasaba gutekereza cyane, ahubwo kwemera gusa. Uko ni kwemera kudasaba gutekereza cyane, niko tugendana muri Kristo. Kuko hari ibintu udashobora kwemera kuri Yezu ushizemo logique. Ntabwo wakwemera ukuntu umubiri w'umuntu waribwa, byakugora, kuko Yezu aravugaga ngo umubiri wanjye ni ikiribwa koko, amaraso yanjye ni ikinyobwa koko. Babandi abakoresha logique aribo bafarizayi bagahita bigendera, batuye nguyu atangiye kutubeshya rwose, uyu nguyu. Mbese iyo ushyize logique mu bintu by'Imana, burya no kugwa uragwa, no kuyobora. None se Yezu yaragiye akora ibitangaza, birakoreka bigenda neza. Aje iwabo ku musozi wabo baravuga bati rikirikirikirika, uriya si mwene Yosefu na Mariya, bashiki babo se runaka na kane tubatunze ubuse. Ari kubeshya nguko, ariko aranatinyuka ngo umubiri we ni ikiribwa, ariko ni ikiribwa koko. Twe turabyemera kuko nta logique yindi dushyiramo. Niyo mpamvu rero ndagira ngo mbwire abavandimwe wenda bapinga Mariya, Bikira Mariya nyine, ko hari aho tuzajya twemera tugenda tutagombye gushyiramo logique nyinshi, ngo tuvuge ngo none se ngo Yezu ngo nabidusobanure tubyemere. Oya, noneho aho tugeze dusobanukirwa dufata aho ngaho. Iyo reka tworoshye, kuko ubu ngubu iyi nyigisho tugiye kuyirangiza kugira ngo dukomeze amashimwe. Reka rero tworoshye iyi nyigisho kugira ngo turangirize hamwe twese, abemera Bikira Mariya n'abatamwemera wenda baba bari muri izi nyigisho, reka turangirize hamwe. Ibyo tutabashije gusobanukirwa reka tube tubiretse. Twebwe iyo tubwira Mariya ngo udusabire tw'abanyabyaha, tuba twabaye Elizabeth wakiriye Mariya nk'umutegetsi, nka nyina w'umutegetsi we. Cyo ni kimwe. Iyo tumwiyambaza tuba twabaye nka babandi bo mu bukwe bw'Ikana bamutumiye, hanyuma batagombye kuvuza induru, Bikira Mariya akabona icyo bakeneye kandi akajya kubasabira kwa Yezu, nuko igitangaza kigakoreka Yezu atari kugikora, kuko yamubwiye ngo igihe cyanjye ntikiragera. Ariko Mariya ntiyacibwa intege n'ayo magambo, ahubwo Mariya ahita akora icyo Yezu agomba gukora, yaragera amuteguriza. Ubwo rero tworoheje amagambo muri ubwo buryo, inyigisho tumazemo iminsi zirangije, mbese navuga ngo conclusion, ni ukuvuga ngo amagambo ya nyuma nuko iyo duhamagara Mariya ngo adusabire, nicyo kiba kibiteye, kandi iyo tumwiyambaza ni icyo ngicyo. Hanyuma iyo twubaha amashusho ye, tuba twamufashe nka nyina w'umutegetsi wanjye. Kandi kuko nyina w'umutegetsi wanjye, muvandimwe nawe igihugu urimo, ndahamya ko utafata ifoto ya mama w'umutegetsi w'icyo gihugu ngo uyikoreshe ibyo ushaka byose. Yewe n'inota ari inota uyifashe buryo ukayitwika, amategeko araguhana.
none uko rero bivuga ngo hari amategeko nuko mu ijuru burya boroshya ntago bo bashyiraho ikintu cy'igikabwa n'igitsure oya baroroshya ariko burya hari amategeko yakagombye kuba ahana abantu bakoresha ibitagatifu mu buryo butari bwo. Ubwo rero turangije twemeranyijwe yuko wenda abantu batasobanukirwaga uburyo Bikira Mariya tumwiyambaza barabyumvise wenda ho gake, kandi ntabwo wenda mbibabwira kugira ngo muhinduke ngo mumwemere oya nubishobora ukumva wenda utsinzwe kuko roho w'Imana akakubwira ati uratsinzwe urahinduka. Niba bitakurimo ntuhinduke wenda ngo mwiyambaze, ariko noneho ntuzongere no guca imanza kubabikora. Mbese ureke kuguma kubakomeretsa kubabwira ya magambo agamije kusesereza gusa ariko atagamije guhindura icyo ari cyo cyose mu buzima bw'umuntu. Imana rero idufashe duca kuri Bikira Mariya tuzagera mu ijuru, tutamuca wenda kuba atamwemera ukore icyo Nyagasana akubwira ubwo afite uko azabigenza, ikiri cyo nuko ari we nzira ukuri n'ubugingo. Haleluya. Imana iguhe umugisha rero muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.